ababyeyi benshi iyo umwana akoze amakosa usanga twihutira guhana, ku buryo inshuro nyinshi usanga ari umubyeyi ari umwana nta numenye uko byagenze. Urabizi hari ukuntu umwana akora ikintu akajya kumva ngo pya, umubyeyi nawe akajya kwigarura agasanga yabirangije. Ariko se ujya bibaza Imana yo ibigenza ite? Ikora iki iyo ibonye umuntu akoze icyaha? Muri iyi nyigisho turajya mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 umurongo wa 8 kugeza ku wa 13. Turebe ibintu bibiri Imana yitondeye nyuma y'uko Adamu na Eva bamaze gukora icyaha mbere yo kubahana. Ni ibintu kandi nawe byagufasha nk'umubyeyi mu kurera kwawe, kubera ko ni ibintu bigufasha gutahura igitera abana gukora amakosa, kugira ngo we guhangana n'amakosa gusa ahubwo ubashe no guhangana n'ikibatera gukora amakosa. Kuko nibwira ko bashije gukuraho igitera abana bawe gukora amakosa runaka, byagufasha no kugabanya aya makosa. So ni karibu rero muri iyi nyigisho. Imana iguhe umugisha. Muraho neza, ikaze ku Rushako TV. Niba ari ubwa mbere, njyewe nitwa Johnny. Rushako TV nayo ni platform twigiraho kurambagiza ku bana ndetse no kurera neza dushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. By'umwihariko rero uyu munsi turi kuri ako gace kanyuma kajyanye no kurera neza. Turi mu ruhererekane rw'inyigisho ku guhana, n'uruhererekane twise ngo guhana wigana Imana. Iyi rero ni inyigisho ya kabiri muri urwo ruhererekane. Mu nyigisho ya mbere twabonye ibintu bitatu umubyeyi ushaka guhana yigana Imana akwiye gukora ngo ategure guhana kwe. Icya mbere twabonye ko umubyeyi ushaka guhana yigana Imana agomba gutegurira cyangwa se kuremera abana be ahantu ho kwisanzurira, mu kuvuga ahantu hatekanye kandi hari n'ibyo gukora, haha abana umudendezo wo kugira ibyo bakora bijyanye nabo nyine nk'abana. Ikintu cya kabiri twabonye ko uyu mubyeyi akwiye kandi guha abana be amabwiriza asobanutse, ni ukuvuga gusobanurira abana be n'ibiki bemerewe n'ibiki batemerewe. Ariko kandi uyu mubyeyi ntabwo agarukiraho, ahubwo akora ikintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu twabonye ko asobanurira abana be ingaruka, ni izihe ngaruka zizababaho nibaramuka barenze kuri bya bindi bemerewe bagakora ibyo batemerewe. Ku mubyeyi rero wabashije rwose gusobanukirwa ibi bintu, akaba arimo no kugerageza kubishyira mu bikorwa mu buzima bwe bwa buri munsi, uyu mubyeyi ashobora kwibwira ko ahari ibyo bintu bitatu byose nabishyize mu murongo, byaba bivuze ko abana banjye batazakora amakosa. Oya, inkuru mbi ni uko wabikoze wabitunganyije neza, abana bararenga bagakora amakosa. Ariko ntabwo ari ikibazo cy'abana ngo tuvuge ngo wenda n'umwihariko w'abana. Wibuke ibi bintu twabikuye mu Itangiriro igice cya 2. Ni ibintu Imana yakoreye Adamu na Eva. Yabahaye Edeni, ibaha ibiti byose ngo babiryeho, ibasobanura ibyo bemerewe kuryaho, ibasobanura n'icyo batemerewe kuryaho, n'ingaruka zizababaho nibaramuka bariye kuri cya kindi batemerewe kuryaho. Ariko ntabwo bagumye ngo bagume muri izo mbibi Imana yabashyiriyeho, ahubwo bararenze babizi neza, bazi ingaruka zabyo, bahitamo kurya kuri cya kindi Imana yababujije. So uyu munsi rero turaza kujya mu gice cya 3, turahera ku murongo wa 8 tugeze ku wa 13. Turebe nibiki Imana yitondeye aba bantu bamaze gukora icyaha. Abantu bamaze gukora icyaha mbere y'uko ibahana, nibiki Imana yitondeye. So ni ibintu rero nawe nk'umubyeyi ukeneye kwitondera, kubera ko nta kabuza aba bana wahayeho kwisanzurira, ukabaha amabwiriza asobanutse, ukanababwira n'ingaruka zizababaho, nta kabuza bazabirengaho bakora amakosa. Ariko se nibayakora uzabyitwara mute? Nicyo tugiye kureba muri iyi nyigisho. Mbere y'uko rero dukomeza n'inyigisho, hari ibintu bitatu nshaka gusaba.
icya mbere ndashaka kugusaba ngo niba utarakanda subscribe uyikandeho, ukande na notification. Kubera iki? Kubera ko iyo ukanze subscribe ugakanda notification bituma ubasha kumenya igihe twashyizeho indi nyigisho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ndashaka kugusaba ngo ukande like. Kubera iki? Iyo ukanze like no kugaragaza ko iyi nyigisho urayishimiye, urayikunze. Iyo rero ukanze like bituma YouTube ibasha kurecommendinga iyi nyigisho no ku bandi bantu batakanze subscribe. Abantu batari basanzwe bazi iyi channel, bituma YouTube ishobora kubabwira ngo ariko hano hari inyigisho abantu barimo kwishimira. Hanyuma icya gatatu no kugusaba kugira ngo ukande share. Share no kugira ngo niba hari inshuti yawe uzi yanyurwa n'izi nyigisho, udufashe kugira ngo izi nyigisho zibagereho, by'umwihariko muri uruhererekane rw'inyigisho kuguhana. Ni inyigisho zireba mbere na mbere ababyeyi n'abantu bateganya kuba ababyeyi. So niba rero hari umubyeyi muziranye, rwose dufashe ukande share, umwoherereze link y'inyigisho kugira ngo twese hamwe nk'ababyeyi tujye mu ijambo ry'Imana. Bibiliya bitubwira ngo urugo rwubakwa n'ubwenge, ubwenge nibwo bwubaka urugo. So turifuza rero kugira ngo he kugira umubyeyi n'umwe usigara, tuze tujye mu ijambo ry'Imana turebe n'ubuhe bwenge Imana iduha, by'umwihariko kuri iki kintu kijyanye no guhana, kuko kiraducanga turi benshi. Ubwo rero hari ubwenge Imana iduha mu ijambo ryayo, rwose nawe gira uruhare kugira ngo ubwo bwenge ababyeyi bose babumenye. So urakoze cyane, reka twikomereze n'inyigisho. Urakoze cyane. Turi mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 umurongo wa 8 kugeza kwa 13. Muri iyi mirongo rero turabona ibintu bibiri Imana yitondeye. Nyuma yuko Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, hari ibintu bibiri Imana yitondeye mbere yuko ibahana. Urumva umuntu yamaze gukora icyaha, ariko mbere yo kumuhana hari ibintu bibiri Imana yitondeye. Tudatinze rero reka duhite twihuta n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere Imana yakoze, yarabasanze. Reba umurongo wa 8 ngo wumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara umugabo iramubaza iti uri? Sinzi niba uri kubona ikintu kiri kuba muri iyi mirongo, ariko Imana iza aho aba bantu bari, hanyuma aba bantu bayumva ngo bakajya kwihisha. Bakwihisha ngo ikabahamagara. Ukuri nuko ntabwo aba bantu bagiye kwihisha Imana, kuko iyi ni Imana ibera hose icyarimwe, ni Imana ibasha kumenya byose. Imana irabizi ko aba bantu bayigomeye, irabizi ko bakoze amakosa, ariko yarangiza ikaza kubareba ikabasanga. Ntabwo nzi wowe uko bigenda, ariko njyewe iyo umuntu ankoreye amakosa, ikimbangukira ni ukumva ntashaka kubana nawe, ntashaka kugumana nawe. Mfite abahungu babiri. Umuhungu wanjye mukuru aracyari muto, arimo kwiga kuvuga, ariko rimwe mu magambo azi kuvuga neza ni ijambo genda. Noneho azi kurivuga nk'uko ndivuga. Uko nyina akora amakosa ambara ngo genda, nawe ajya agira gutya ati genda. Kubera iki? Nyine umuntu wankoreye amakosa mba numva nabe yigiyeyo nagende. Nawe ako kajambo yaragatoye. Nibwira ko niba umeze nkanjye bigusaba imbaraga gusanga umuntu wagukoreye amakosa. Ariko icyo ni Imana irimo gukora hano. Irimo irasanga aba bantu bakoze icyaha, bayigometseho, ikabasanga, ikabahamagara. Bajya kwihisha ikabahamagara. Ntabwo bajya kwihisha ngo ivuge ngo ngaho nimugende, ahubwo irabasanga ikabahamagara, ngo igahamagara umugabo ngo uri hehe. Iki nibwira ko ari ikintu nk'ababyeyi dukeneye kwitoza, dukeneye kwiyubakamo. Uyu mutima usanga abana n'igihe badukoreye amakosa, kuko Imana irimo irasanga
Adamu na Eva n'igihe bakoze icyaha Imana iri kubasanga. Umubyeyi rero ushaka kwigana Imana yitoza gusanga abana be n'igihe bakoze amakosa. Ariko iki kintu cyo gusanga abana ntabwo ari ibintu byikora, ntabwo ari ibintu bipfa kuza, kubera ko ubuzima tubayemo bwa buri munsi ni ubuzima budutandukanya n'abana bacu, kubera ko icyumweru gishobora gushira ugenda kare ugataha utinze. Uko ugenda kare rero ugataha utinze bituma bigorana kubana n'abana bawe. Noneho iyo bagukoreye amakosa nabo ubwabo baba bari kugukwepa, ntabwo baba bifuza kubana nawe, ntabwo baba bifuza guhura nawe. Bisaba rero gushyiraho imbaraga, bisaba rero kuba ari ibintu wateguye mbere na mbere, ariko ari n'ibintu ukurikirana kugira ngo wowe n'abana bawe mubashe guhura, kugira ngo ubashe kubasanga no muri cya gihe bagukoreye amakosa. Bumwe mu buryo bwagufasha ni ukuba ufite gahunda ihoraho yo kubasanga. Iyo ufite gahunda ihoraho yo kubasanga, n'igihe bagukoreye amakosa ntibabona uko bagukwepa. Naho yari bya bintu byiza nabiza nyine kubera ko uri kubyiyumvamo cyangwa se byakubohokeye, niba ariko twavuga, n'abana nabo baguca muri humye, kuko iyo bari kugukwepa biragoye ko byakubohokera. Ariko yari gahunda ihoraho yo guhura nabo, yo gukurikirana ubuzima bwabo, bituma ntaho bagucikira, kubera ko ni gahunda ihoraho mugomba guhuriramo. Ni ikintu rero cy'ingenzi ko nk'umubyeyi ugira iyo gahunda ihoraho yo guhura n'abana. Ariko kandi se ukabaza ngo twahura tuvuga iki? Urabizi hari ukuntu abantu iyo batateguye ibyo bari bukore bisanga bari kumwe ariko ntacyo bari kugeraho. Bisaba gusubira inyuma kuri bya bindi twabonye mu nyigisho ya mbere. Mu nyigisho ya mbere twabonye ibintu bitatu umubyeyi ushaka gutegura guhana akwiye guha abana be. Icya mbere twabonye ko uyu mubyeyi abaha aho kwisanzurira. Aho kwisanzurira ni ukuvuga ahantu hatekanye, ariko akabemerera no kugira ibyo bakora, kuko Imana yahaye Adamu Edeni, ariko imuha ngo ayirinde, ayihingire, imuha n'ibyo kuyikoreramo. Hanyuma twabonye ko ikintu cya kabiri, uyu mubyeyi akwiye noneho guha abana be amabwiriza asobanutse, bakamenya n'ibiki bemerewe n'ibiki batemerewe. Ariko ntabwo bigarukiraho, uyu mubyeyi akwiye no guha abana be, gusobanurira neza abana be ingaruka zizababaho nibaramuka barenze ku byo bemerewe bagakora ibyo batemerewe. Ibi bintu rero ntabwo ari ibuye umuntu atereka hariya, ni ibintu uko ubuzima bw'abana buhinduka, uko bava ahantu hamwe bakajya ahandi, uko bava muri bimwe bakajya mu bindi, bikwiye kugenda bihindagurika, bikwiye kugenda bijyanishwa n'aho abana bari n'ibyo barimo. Urugero, umwana ugiye ku ishuri akwiye kumenya ngo aho kwisanzurira ni he, ibyo gukora ni ibiki. Akwiye kumenya ngo ni ibiki nemerewe ni ibiki ntemerewe. Akwiye kumenya ngo ese nindamuka nenze kuri ibi ngibi nemerewe ngakora ibyo ntemerewe, ingaruka zirabiziye. Bikaba ni ibintu biri clear bisobanutse mu buzima bwe, ahantu ari akaba azi ibimutegereje, ku buryo utaza gusanga umwana mu ishuri ngo umutureho ibintu runaka atazi ibyo ari byo, atazi n'iki nakoze n'iki cyabaye. Ni ibintu rero byo gutekerezaho, ni ibintu rero byo kugira umwanya birimo. Guhura n'umwana rero muhura muri iyi gahunda nyine, iki ngiki turi kuvuga cyo kubasanga, ubasanga ugiye gukora follow up y'ibi bintu, ugiye gukurikirana ese ibi ngibi bihagaze gute, arimo arabikora ate, aho kwisanzurira bimeze gute, ibyo gukora yabigezeho ate. Urumva biguha framework, biguha ibintu byo kuganiraho n'aba bana, byo kuba uri kugenzura mu buzima bw'aba bana. Mbese biba bimeze nyine nk'umuntu uri gusaba raporo, ku buryo muhuye, iyo ubasanze ubasha kumenya ngo byagenze gute, byagenze gute, byagenze gute. Nicyo bivuze gusanga abana, bivuze gushyiraho gahunda ihoraho yo kubana nabo, ariko mutaraho gusa
ukurikirana bwa buzima bwabo bwa buri munsi, ukurikirana bya bindi wateguye mu buzima bwabo, ese birimo biragenda gute? So reka dusimbuke tujye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri Imana yitondeye mbere yo guhana abantu, ntabwo yabasanze gusa nk'uko twabibonye mu kintu cya mbere, ahubwo ibatega amatwi. Ibaze nawe, Imana izi byose iri gutega amatwi Adamu wayigomeye. Uyu mugabo n'umugore we bayigometseho, Imana ibateza amatwi. Reba umurongo wa 10. Ngo arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. 11. Ngo iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, icyo wakoze ni iki? Umugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Reba ikintu kiri kuba muri iyi mirongo. Imana na ba bantu bayigomeye barimo baragirana ikiganiro, barimo baravugana. Wakwibaza, ese Imana ntabwo ibi bintu byose yari ibizi? Ariko Imana izi byose yemera gutega amatwi aba bantu ngo bagirane ikiganiro, bavugane. Kibaza nyine birebe, ubihuze natwe ababyeyi. Twe ntitunazi na byose, dukora assumption gusa, twibeshya gusa ko tuzi ibyabaye. Ariko Imana yo yemera nko guca bugufi, ikaza kugirana ikiganiro n'aba bantu, kandi abantu bayigomeye. Hanyuma bakwisobanura ikumva, ikababaza. Bisa naho muri iki kiganiro Imana igenda itahura n'ibiki byabaye, ariko kuri nuko ntabwo Imana iri kubitahura. Imana yari ibizi. Ikiri gushaka nuko uyu muntu mu kuganira n'Imana, uyu muntu ubwe aragenda yitahura, atahura n'ibiki nakoze, n'ibiki byabaye, abashe gufacinga reality. So iki ni ikintu cyo gutekerezaho, ni ikintu kiremereye ku babyeyi. Kubera iki? Niba Imana izi byose itega amatwi uyu muntu wayigomeye, wabaza ngo twebwe tubuzwa n'iki gutega amatwi abana bacu? Ariko inshuro nyinshi iyo abana bacu bakoze amakosa, ntabwo dufata umwanya wo kubatega amatwi. Biba bimeze nkaho turi guhangana nabo. Uba wumva usa n'umuntu uzi byose umwana wakoze, icyabi uko byagenze byose urabizi, urashaka gusa ngo mwihute mugere ku gihano birangire ukomeze. Ariko ntabwo ariko Imana yabigenje. So Imana idufasha nk'ababyeyi. Umubyeyi ushaka kwigana Imana yitoza gutega amatwi abana. Nusanga abana niba uri kubabaza amakuru y'uko byagenze, uyu mwana wakoze ikosa, fata umwanya umwumve. Urumva ukuntu ibya mbere bisa naho twabivuze ari ibintu binini bya gahunda za buri munsi zihoraho, ariko n'umwana ukoze ikosa urireba, biragusaba ko umutega amatwi kuri iryo kosa rimwe, atari gahunda z'ubuzima buhoraho. Ikosa rimwe arikoze urireba, biragusaba kumutega amatwi, biragusaba kumusanga ukamwegera, ariko ugakora n'iki kintu cya kabiri Imana yakoze, ukamutega amatwi. Kubera ko reba ukuntu bisobanura. Bwa mbere Imana iti, urihe? Umugabo ati, numvishe imirindi yawe ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Hanyuma Imana iti, ninde se wakubwiye ko wambaye ubusa? Ese wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Urumva Imana already irabizi, ariko irashaka ko uyu muntu arekonesa ibyamubayeho, yongera atahura ibiri kuba, abone ko ntabwo impamvu uri kwiyumva wambaye ubusa ari akantu karaho gusa, ahubwo hari ikintu cyabiteye, hari cyaguteye kuba wambaye ubusa, nuko wariye kuri cya giti
nakubujije kurya. Mu yandi magambo, Imana irimo irahuza cya kintu Imana yamubwiye. Uribuka ko nakubujije kurya kuri iki giti? Ibi biri kukubaho bijyanye ni igihamya cy'uko wakoze cya kintu nakubujije gukora. Umugabo ahita bitahura, noneho agatangira kwisobanura. Ngo umugabo arasubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Urumva tuvuye ku ngaruka z'ikibazo z'uko abantu bari kwihisha, turakomeje tugeze noneho ese ubundi byagenze bite? Bageze bataha ahantu, wa mugani ngo ni gute twisanze aha hantu? Bisanze aha hantu bate? Ati umugore wampaye ngo tubane niwe wazimpaye ndazirya. Hanyuma Imana ihindukirana uwo mugore, ese icyo wakoze ni iki? Ngo uwo mugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Muri iki kiganiro tugenda tumanuka tukava ku ngaruka z'inyuma zigaragara tukagera ese byatangiye gute, byavuye. Umugore akagera aho yemera ngo inzoka yanshukashutse ndazirya. Niki kiri kubamo hano? Mu kuganira, mu gutega amatwi, Imana irimo iragenda imanura ikiganiro, imanura ibyo bavugana, kugera tubonye niki cyabite, byahereye he, byapfuye bite. Urumva bigeze ahantu uyu mugore ubwe abasha kwemera ngo nakoze cya kindi wambujije. Twarabibonye mu nyigisho ushize. Ubu ngubu noneho ahangaha ni nkaho bamaze bo ubwabo kwicira urubanza. Ntabwo guhana bikiri umutwaro, bikiri akarengane, ahubwo abahanwa bo ubwabo bamaze kwicira urubanza. Ariko ntabwo bigarukira aho ngaho. N'icyabateye gukora aya makosa noneho kirasobanutse, kiragaragara, umuntu abasha kukibona. So iki rero ni ikintu kiremereye mu gutega amatwi. Gutega amatwi nyine niho biganisha. Nawe gutega abana bawe amatwi bikuganisha aho ngaho, bikugeza aha ngaha abana bawe babasha kuvuga ngo dore ikosa ryacu aho ryavuye, dore icyaduteye gukora aya makosa, dore ukuntu twisanze aha hantu aho twigomeka ku mabwiriza umubyeyi wacu yaduhaye. So nicyo kirimo kuba, niko gaciro k'ibi biganiro, niko gaciro ko gutega amatwi. Ibi rero ababyeyi benshi ntabwo tubigeraho kubera gusa ko tudatega amatwi, kubera ko tudaha umwanya abana ngo bisobanure, batubwire n'ibiki birimo kuba, byagenze bite. Twisanga iki ngiki twagitakaje. Ariko umubyeyi ushaka kwigana Imana mu guhana kwe yitoza rwose kubangura amatwi. Uyu mwana yakoze amakosa, nabibonye, ndabibona, ndabizi neza, ariko ndashaka kumva, nkeneye kwigutega amatwi nkumva kubera iki, n'ibiki birimo kuba, ese n'ibiki byagendagendaga mu mutima we kugera ahantu arenga amabwiriza namuhaye asobanutse, ingaruka yarazizi, yakuyeho izo mbaraga zo kwemera guhangana n'ingaruka, akavuga ngo kamamba ndabikoze. Niki cyamuyobeje, niki cyamuhumye amaso ku buryo yiyahura mu ngaruka abizi. So iki ni ikintu kiremereye. Urumva umurongo wa 13 usoza tumenye ko inzoka yanshukashutse ndazirya. Urumva tumenye noneho icyateye aba bantu kwigomeka ku Mana. Iki rero ni ikintu nk'ababyeyi dukwiye gutindaho cyane, tugaca akarongo, dukwiye kwitoza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urumva ikitubangukira ni uguhita uhana, ikitubangukira ni ukwibwira ngo ndabizi. Mbese iyo umwana arimo yisobanura tubifata nk'amatakirangoye, ariko ntabwo ari ko Imana yabifashe. Ahubwo Imana yafashije uyu umuntu kugenda yakira, dore ibyo nakoze, dore uko byagenze, kugeza ahantu n'icyamuteye gukora ibi bintu kigiye ahagaragara. So nk'umubyeyi rero ushaka guhana wigana Imana, ukwiye kwitoza iki kintu.
itoze kugirana ikiganiro n'umwana wawe. Nubwo yakoze amakosa ubizi neza bigaragara, ariko muha umwanya yisobanure, kuko mu bisobanuro bye ubasha gutahura byagenze gute, ni gute yisanga aha hantu aho abizi neza ko hari ingaruka zihari, ariko akarenga agakora bya bindi wamubujije. So nicyo ngicyo, nicyo kintu cya kabiri Imana yitondeye mbere yo guhana. Nibyo bintu bibiri rero twarebaga, ni ibintu bibiri Imana yitondeye mbere yo guhana umuntu. Icya mbere yarabanje iramusanga. Nk'ababyeyi dukwiye kwitoza gusanga abana. Ku mwana wakoze amakosa rwose arahunga. Bibiliya irabivuga ngo umunyabyaha azahunga nta kimwirukankanye. Umwana wakoze amakosa araguhunga. Bisaba rero kwitoza gusanga uyu mwana wakoze amakosa. Ntiduhubukire guhana, ahubwo ubanze umusange. N'igihe ari kuguhunga ube wowe warashyizeho ingamba zituma umwana wawe atagukwepa mu makosa ye, rwose ubashe kumusanga. Ariko icya kabiri numusanga, ntumusange. Urabizi ababyeyi twirukanka ku bana bakoze amakosa kugira ngo tubahane, ku buryo usanga udashishikajwe nawe, ushishikajwe gusa no kumuhana. Ariko ntabwo ari icyo ngicyo. Imana ntabwo yasanze aba bantu kugira ngo ibahane, ahubwo yabahaye umwanya wo kwisobanura kugira ngo yumve ni igiki kiri kuba mu buzima bwabo. Ariko birumvikana ntabwo igishishikaje cyane ari ukugira ngo Imana yumve nk'aho hari amakuru mashyiri bwunguke itarize, ahubwo ni ukugira ngo ifashe aba bantu nabo kwakira ibyababayeho, kumenya neza, kongera kubihanga amaso barebe ni biki twakoze, ni iki twakoze, byagenze gute. So nk'umubyeyi rero umwana wawe ukeneye kumufasha agahanga amaso ibyamubayeho, akamenya ni biki nakoze, byagenze gute. Uzi ko nigometse ku mubyeyi, uzi ko hahandi umwana nawe agira iyo shock akavuga ngo nk'ubu byari byangendekeye gute, kugera aho atahura ngo ni iki cyanyobeje, ni uku byagenze. Urumva aho ngaho ntihavoma ubwenge bwo kuvuga ngo ubu noneho ubutaha nibiza gutya sinzabikora gutya, nzabasha guhitamo gutya, kuko yamenya aho byavuye. Ariko iyo wihutiye kukumuhana ntabwo abasha kumenya aho byavuye. So ndakeka ko birimo kumvikana. Rwose wakoze cyane gukurikirana iyi nyigisho. Reka nsoze ngushimira. Imana iguhe umugisha. Ariko kandi ntugende utatubwiye, ese iyi nyigisho yagufashije? Ese hari ikintu wumvisha wasobanukiwe? Ese hari ikintu cyakugoye kucyumva? Utwandikire muri comment, biradufasha kumenya niba byagufashije cyangwa se niba hari ibyo dukeneye gukosora. Hanyuma ariko kandi nanone niba koko inyigisho yagufashije, uyihererana, sangiza n'inshuti zawe, ubabwire nabo bamenye ubu bwenge. Ibi ni ibintu by'igitangaza kuba Imana ituzigamiye ubwenge bwadufasha guhana abana bacu neza. Nibwira ko umubyeyi wese afitiye inzara n'inyota, aribaza ngo ni gute nahana umwana wanjye maze iri kosa ntazongere kurisubiramo. Ariko twabibonye, guhana umwana mu buryo butuma ikosa atongera kurisubiramo bisaba kumutega amatwi, bisaba kumufasha gutahura ni gute yaguye muri iryo kosa. Kandi ibyo ntiwabikora utamutega amatwi. Ariko ababyeyi benshi biratwihisha, biratugora rwose. So niba rero hari umuntu wafasha kumenya aya makuru, kumenya ubu bwenge, kumenya agaciro ko gutega abana amatwi, ko kubasanga ukabatega amatwi, wiba umuhombya rwose. Kanda share nawe umwoherereze. Ahasigaye Imana iguhe umugisha. Ntarasoza, ubutaha tuzareba ese aya makuru, reka mvuge ngo Imana imenye ko inzoka ariyo yashukashutse umugore kugera nawe ahaye umugabo kurinda bombi bigometse ku Mana, Imana iraza kuyakoresha iki? Ese ibyo byo biratwigisha iki nk'ababyeyi? Nicyo tuzareba mu nyigisho y'ubutaha, nawe ntizagucike. So wakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Tuzabonane mu nyigisho y'ubutaha.